Yesu ashimwe cyane bana b'Imana ubwoko bw'Imana nongeye kwirirwa ahandi mwaramutse neza nongeye kubasuhuza cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ev Ange ndabashimiye cyane abantu babashe kureba video yanjye, babashe kureba indirimbo zanjye kuri YouTube. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha pe itagabanyije. Twongeye rero gukomeza urugendo rwa Gikristo. Bibiliya iravuga ngo turi ibyuma bityaza ibindi, twongeye gutyazana. Tekereza ko umuntu ufata umwanya akandeba umwaka urashize imyaka 2 ni ukuvuga ngo nuko hari icyo bimufasha, nuko hari icyo bimumarira. Niyo mpamvu nanjye nkomeje kubikora kandi vraiment ndabikorana umutima ubikunze kuko ari cyo Imana yampamagariye gukora, sibyo? Imana ishimwe ku byo yakoze byose muri uyu munsi. No mu kintu kimwe gitambutse Imana yagaragaye mu bintu byinshi bitandukanye. Wowe ricaye uravuga uti se Imana yakoze iki? Ariko kubuteza amatwi nicyo ngiki Imana yakoze. Ngo umunsi umwe, hari umunsi umwe nari nicaye, Jesus arambwira mu gitondo, arambwira ngo se Ange, kuki ubona ko ntakora? Ndacyakora. Nkuko namwe mubyuka mujya mu kazi umunsi ku wundi, niko nijoro rikora, nago turuhuka, sibyo? So rimwe na rimwe rero kuko Imana yashyizeho ngo tujye dusenga ubudasiba, nuko yagira ngo hagire ibintu bijya ku ruhande tuteguhura nabyo cyangwa ibidukize, sibyo? So rero hari ubwo tuvuga ngo byaratinze ntibigenda gutya, ariko mu by'ukuri ari ukubera ko tudakominika n'Umwuka Wera, tudakominika n'Umwami Yesu ngo tumenye ngo ese bipfira hehe, niba ari no gutegereza dutegereze cyangwa ngo twihangane. So ndabashimiye rero. So turacyari muri celebration ya Pasika, aho tuvuga umuzuko wa Yesu Kristo. Nta kindi gituma tuvuga ibyo tuvuga, nta kindi gituma umutima wacu unezerewe, nta n'ikindi gituma dufite ibyiringiro. Pawulo ari kwandikira urwandiko rwa nuza Petero wa mbere, ari kwandika rwandiko rwe, yaravuze ngo niba bababaza ngo ese ni iki kibibatera, ngo mujye muhora muhamya ukwiringira kwanyu, mujye muhamya ibyiringiro byanyu. Nuvuga ngo nta kindi, turavuga ibyo Kristo yakoze, turabivuga ibitangirana n'intangiriro bikageza mu byahishuwe, bivuga Umwami Yesu Kristo ibyo yakoze, bivuga uburyo ki yatsinze. So hari nubwo bibaza uti se yatsinze iki? Ese ubundi kuki byari ngombwa ko aza kurwana? Kuki byari ngombwa ko aza gutsinda? Kuki byari ngombwa ko aza kudupfira? Nuko ubundi muri Edeni ukuntu byari bimeze, nuko Imana yari yatanze ubutware ibuha Adamu. Ariko Adamu aza kugira gutya, umugore we arya imbuto. Noneho Adamu Imana imubaje ati se byagenze biti? Ati ni umugore wampaye. Umugore nawe amaje ati byagenze biti? Ati ni inzoka. Nibwo inzoka yakiriye ubwo butware. Nta kundi ko Imana ari kubigenza rero, sibye kwambara umubiri kaza ikaka ubwo butware. Niyo mpamvu birivuga ngo aragenda gikuzimu, abami b'ubwami bwo hasi abishima hejuru, amwaka urufunguzo, akurayo nabera bose kandi aranazuka. Agaragaza ko ubuzima Imana yari yateganyirije abantu atari ubuzima bwo muri iyi si, agaragaza ko ari ubuzima bw'umuzuko. N'ubuzima bwiza rero, umunsi yazutse ngo yabonekeye abigishwa be babiri, ngo ariko ntibabashe kumumenya. Ngo ubwo bagendaga ngo bababaye cyane, bafite imitima ibabaye, byari ngombwa ko ahera kuri abo bantu kuko bari bababaye, bari bibagiye ibyo yababwiye ko azazuka. Babonaga ko apfuye nyine, se uyu muntu twabanye nawe, twagendanye nawe, watubwiye ibi, bari bibagiye ko azazuka. Ariko arababonekera, arangije kubabonekera baramubwira bati ese wowe ntiwamenye ibyabaye hano i Nazareti? Ntabyo wamenye? Arabaza se n'ibiki byabaye? Ati ko bafashe umuntu utagira icyaha bakamubamba kandi bakamwica. Arangije ngo bagenda baganira, noneho arababwira ati ahita atangira, bahita bamenya ko ari Kristo, barimo baraganira nawe. Amaze kubavamo ngo baravuga ngo ese mwumvishe ukuntu imitima yacu yarikeye ubwo yatubwiraga ibyanditswe? Murabyumva? Nuvuga ngo bahise bumva bagaruye ubuzima, bahise bumva bagaruye iby'ikizere. Nawe jya muri uwo mwanya kano kanya, igihe cyose tuba twibuka ibyo Kristo yakoze, imuzuko yagize, duhite tugarura ubuzima tuvuga ngo se urumva ibyo yakoze? Ese uzi urugendo yagenze? Ni ukuri turaselebratinga urugendo rwa Kristo kuri iyi si n'ukuntu yatsinze. Niyo mpamvu dukomeje kuvuga ngo ni ukuri yaratsinze kandi azakomeza atsinda. Ngo imitaga n'imitaga ni umwami utsinda, azahora atsinda, sibyo? Rero niyo turi kubwiriza ibyo tuvuga byose, ntabwo dushobora kujya andeho y'agakiza ka Kristo yaduhaye. Urugendo rero turarukomeje. Niyo mpamvu ngarutse kongera kubabwira ngo ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni igiki?
ese ni igiki gitumye wumva uvuga ngo noneho mbivuyemo? Ese ni igiki gituma uvuga ngo noneho ngiye kwicira inzira? Ese ni igiki cyaba kirenze icyo wahuye nacyo? Iyo mbaza imyaka yanjye nkabara imyaka yawe, ndareba nkavuga ngo igihe cyatambutse uhereye kuri iyi segonda ugasubira kugeza umuntu avutse, twahuye n'intambara nyinshi, twahuye n'ibyari kutwica, twahuye n'ibyari kutumira bunguri, ariko se byagenze bite? Twagiye kubona tubiciyemo. Biriya byose bikwereka ko Kristo yavuze ngo ibintu byose ndabirangije, koko yarabirangije. Ujya wumva uganiye n'umuntu akakubwira ati nukuri nigeze ndwara, ati ngera kure. Hari umuntu yigeze njya gushyingura afite imyaka 100. Njyewe nkunda gufata amakuru aho ngeze hose, icyo umuntu avuze nkagikurikirana, bavuga amakuru ye, bavuga ukuntu uwo muntu nari muzi, abana be bari inshuti zanjye, ariko muzi mfite nk'imyaka 12 ari umusaza, nawe utekereze. None bamushyinguye ejo bundi. So baza bavuza amateka y'uko kundi bavuga amateka y'umuntu ukuntu jani y'ubuzima bwe yagenze. Baza kugera ahantu bavuga ko yigeze arwara indwara afite nk'imyaka 46, ngo ararwara, turabona ko agiye gupfa, ngo twese turavuga ngo papa yapfuye tumushyingure, turabona ko bitagikunze. Ariko Imana yo kabyara yaje kumuzura abaho, twamushyinguye afite imyaka 100. Iyo jani rero ntushaka kuvuga ngo niba atari ubutsinzi bwa Kristo nta kindi. Buriya bakurikiranye kubana na Kristo, isezerano rye ayikomezaho. Hari aho avuga ngo nuko Yosuwa apfa afite imyaka 110. Pawulo aravuga ngo narwanye intambara yo kwizera, ibindi byose mbisigiye umwami. Kandi urebe urugendo rwa Pawulo rwaranditswe, harimo intambara, harimo gukubitwa, harimo gufungwa. Iyo urebye ahantu we na Sira babafunze babaziza ko yabasengeye wa mugore wa mukobwa wari ufite umwuka w'indagu, ngo barabakubita babajugunya muri gereza. Bari bafite imyenda irafataho ibisebe kubera ukuntu bari bakubiswe, ngo ariko mu gicuku ngo barasenga, ngo bararirimba, umwuka yongera kubaha imbaraga, bongera gushira amanga. Ako ni akagero gato kakwereka uru rugendo ko hari aho tumanuka pe. Njye ndabonye ibyishimo atari bya cyane. Njya nishima cyane iyo numva umwami Yesu ari kumbwira ngo Ange nibingibi nzabikora, erega mfite ubutwara ubu turagendana umunsi ku wundi. Ariko ibyo muri iyi si ubyishima n'iminota mikeya, hashira isegonda ukumva birarangiye. Ugura ikanzu, uzareba umwenda mushya, buri wese abona ko ari mushya, ariko hashira iminota buri wese akagira gute, akavuga ati hasira mbere ntabwo biri demode, byavuye kuri mode, ntabwo bikigezweho. Sibyo? N'ubuzima bwacu ni ampe gutyo bijya gusa. None ndababaza ngo ese ni iki cyadutandukanya n'umwami Yesu Kristo? Ese ni inzara? Ese nta nzara wigeze ugira? Ahari wende ntayo wagize, ariko la majorite y'isi barayigize kandi baracyariho. None se ejo wundi Covid ntiyateye abantu bakicwa n'inzara, bakibaza ngo bizagenda bite, imitima igahagarara? Ni ukuri bamwe barapfuye pe kubera Covid, ariko ntabwo nigeze numva amakuru y'abantu bishwe n'inzara ngo bapfuye barabashyingura kubera Covid. Kwa kuboko kw'Imana, Bibiliya iravuga ngo ipfumbatura ukuboko kw'iburyo igahaza bari mu isi yose. Burya nubwo ako kaga umuntu aba karimo, uwo mubabaro ntabwo ari uko Imana iba yibagiye ko ari ku isi. Ese ni uwuhe mubyeyi wakwibagirwa umwana yabyaye? Nase nawe ni uri umuntu ukaba utibagira umwana wabyaye, Imana yo yakwibagirwa gute? Gusa Imana ntikunda ko tuyinyora, tumera nkaho tutayibona, tumera nkaho tutita ko ihari. Sibyo? Ni iki cyagutandukanya na Kristo? Ni uburwayi. Birashoboka ko bwanagutahana, ariko se ntiwabagendana na Kristo muri urwo rugendo rw'uburwayi? Erega ajya atanga iminsi myiza no mu minsi ya nyuma, agatanga kwihangana, agatanga kubabarira. Ugasanga umuntu amenye igihe cye, atangiye no kuzenguruka mu bantu asaba imbabazi. Si no gusaba imbabazi cyane gusa, ahubwo atangiye no kubwira abana be ati nibi bizaba, muzabyitwaremo gutyo, muzagenze gutyo, kubera ko urugendo rwe yarugendanye na Kristo arurangije neza. Ni iki cyagutandukanya na Kristo? Ni ubukene, ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Sibyo? Nta cyagutandukanya na Kristo rero ngiye ko mbibona. Ni ikihe kindi? Ni icyubahiro, n'agasuzuguro, ni umubabaro. Iyi si irimo umubabaro. Yesu Kristo agiye kugenda yaravuze ngo ubarindire mu isi, ngo ariko muhumure, nguri muri mwe aruta cyane uri mu bisi. Urwo ni urugero njyewe ngenda mu munsi ku wundi, uri muri njye aruta cyane uri mu bisi. Twariye amarozi, twaratutswe, twaranzwe, twaragambaniwe. Ni ukuri hari igihe twabireba tukabona n'inyanja itukura ihagaze imbere yacu, ariko twajya kubona tukabona Uwiteka amanitse ukuboko turambutse. Ni iki cyagutandukanya na Kristo? Ni iki
cyatuma wibagirwa hahandi wamuzi, cyagiye wabonaga bikomeye, cyagiye wabona ndabigenza gute, iri deni ndarivamo gute, iyi nzu y'abandi ndayishyura gute, minerval. Nkunda kubwira abantu ngo njyewe mvuka nasanze bavuga ngo minerval ni ikibazo, tuzava muri iyi si minerval ari ikibazo. Ariko se byakuyeho ko abantu biga barize, noneho basigaye bavuga ngo babuze akazi kandi barize, none minerval yavuye he? Ni ukuri abana banyu bazigishwa n'Uwiteka. Ngifungura ikiganza kimwe igahaza bari mu isi yose. Irongera ati abana banyu bazigishwa n'Uwiteka. Arongera ngo mu mibyimba niho dukirizwa. Ese niki cyadutandukanya na Kristo? Pawulo arabivuga neza mu Baroma ati ni inzara, ni ubukene, ni ugutotezwa, niki cyadutandukanya na Kristo? Ahanga ashaka kukwereka ubwira ubwo kubana na Kristo, imbaraga bufite, ko nta kintu muri iyi si ushobora kugereranya na Kristo. Ntacyo. Nta n'umuntu muri iyi si ukomeye nkuko Kristo akomeye. Amateka yaranditswe, ibitabo byaranditswe, na n'ubu abanditsi bari kwandika, ariko still barangirira ku Mana bavuga ngo byose ni Imana. Ni Imana yaturinze, ni Imana yabikoze, ni Imana niyo atabimana. N'abatayizera bavuga ngo ni ukuri yatabimana. Ntabwo mbameze gutya. Ni iki cyagutandukanya na Kristo? Ufashe urugendo, urashaka gusubira inyuma, urashaka kujya gusenga izindi mana, urashaka kujya kurahira, byarateye ngo bahiriminate bagize gute? Ese ubwo buzima bwo kunywa amaraso nibwo wishimiye? Ese kwa Kristo wahaburiye iki? Wabigerageje ukareba niba hari icyo wabuze. Pawulo ari kwandika igitabo cy'Abaroma yaravuze ngo niki? Ese niki? Ni uburwayi, ni ubukene. Reka nze tuhasome gatoya kuko nzi ko abantu benshi nanjye mu myaka ishize ntabwo najya nasoma. Hari abantu batajya babona umwanya, hari n'abantu batari interese, hari n'ababigerageza ntibabishobore nk'uko bikwiriye, kubera ko umwanzi azi neza ko Umwami Imana hari icyo yahishe muri kino gitabo. Hari umwuka w'ubwenge, hari umwuka wera. Pawulo avuga ngo kubisi ni inyuguti, ariko kuri twe ni rema, ni umwuka, ni ibyambara umubiri. Umuntu ufite rino jambo nk'ubuzima azamera nk'uko Enoke yabaye kuri iyi si. Imana yaramwitegereje avuga ngo iyo ntago yaba muri iyi si, ngo iramwimura. Yari yuje condition z'abizera, sibyo? So nabisoma, nawe wabisoma, ariko udafite n'umwanya nzajya mbisubiramo kuko njyewe nicyo Kristo yampamagariye, nicyo Kristo yankiriye hano. Reka turebe mu gice cya 8 cy'Abaroma, igice cya 35, haravuga ngo, arabanza akavuga mu gice cya 34 avuga ngo, katuzamuke gato 33, ngo ninde uzarega intore? Ninde uzarega intore z'Imana? Ese ninde uzazirega? Hano habanza havuga ngo kuri 31 haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwacu, total iri mu ruhande rwacu. Niba uhereye 8:31 ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburute kumuduhana n'ibindi byose? Ntago yigeze aditenga ngo nzabaha ibi imbere, yavuze byose. Kandi mwibuke ko Kristo ajya ku musaraba yaravuze ngo napfiriye abari mu isi bose. Yarambuye amaboko isi yose, nta n'umuntu n'umuhejwe. Cya gitambaro kimaze gucikamo kabiri, ninavuze ngo karibu uzabyemera wese azinjira, sibyo? Yapfiriye abari mu isi bose kandi azabura ate kubiduhana n'ibindi byose. Yaduhaye umwana wayo Kristo, Imana izabura ite kuduhana n'ibindi byose. Akomeza avuga ngo ninde uzarega intore zayo? Ninde uzazirega? Uzazirega kuri inde? Hari urega uwaregaho se? Wajya kuregera umwana nyina se cyangwa se? Ntabwo bishoboka. Ninde uzarega intore zayo? Ntawe. Who come against us? Ntawe. Kubera ko turabana b'Imana, turabana b'Umuremyi, turabana bishobora byose, turabana navuga ngo niwe finali ya byose. Urajya kumuregaho ngo umwana we, hari umuntu usugiregera umubyeyi umwana we, arabajije ati ninde uzarega intore z'Imana? Ngo ni Imana kandi ariyo yazitsindishirije. Ninde uzaziciraho iteka? Ninde uzaziciraho urubanza ngo zaracumuye zagize gute? Ninde uzabikora ibyo ngibyo? Uzaziregera ndetse kandi wazicunguye ari we ugiye kuregera, sibyo?
ngo ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Niko abaza ko ari iburyo bw'Imana ahubwo akaba adusabira umunsi ku wundi. Niyo mpamvu isi itararangira, kuko Kristo aracyasabira abera be kugira ngo ububare ukwiriye wuzure. Urumva uzajya kumurega hehe? Abanzi bacu birirwa bagira gutya, ariko Bibiliya avuga ngo ingabo igihumbi zizagwa imbere yawe, ngo uzabirebesha amaso ngo ubone ibihembo by'abanyabyaha. Ngo bazagwa imbere yawe barebe ngo sha nuko nguko bigenze. Azamera nk'aya magare ya Farawo yaje akikunkumura mu mazi. Ibyo tubibona umunsi ku wundi. Iyaba twahishurirwaga ubwiru twahawe n'imbaraga twahawe, iyaba twahishurirwaga umubyeyi watubyaye inge natwitayeho. Turakomeje. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nicyo kibazo naje kubaza. Ni igiki? Ni igiki urimo kirenze ibyo wanyuzemo gishaka kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Pawulo akomeza abaza, mbese nta makuba? Ese imyaka ufite nta makuba waciyemo? Erega buriya hari n'ababyara bagapfisha, ariko wajya konoka n'Uwiteka atanze ubuntu, atanze abandi bana. Iyi si nta mubi ifite. Ariko se niki cyagutandukanya na Kristo? Nayo makuba azaza agacaho, ejo ugaseka, ejo ukongera ukarira. Ibyo buzima bw'igihwayihwayi niko Pawulo abwira. Ni ubuzima bumeze gutya, ejo ni bwiza, ejo ni bubi. Ese ibyo ubyibeho utandukane na Kristo? Ujye mu bapfumu, ujye kubaza ni iki? Kubera ko umutima utashoboye kwihangana. Ni iki kizatandukanya na Kristo? Arongera arabaza, ni amakuba cyangwa se ni ibyago? Ngira ngo amakuba ni ibyago bijya gusa. Ni ibyago. Hari umunsi tudashyingura. U Rwanda rwo rwose amateka yacu mararuzi. Ese byadutandukanyije na Kristo? Turacyakomeje, kuko ni wowe waturokoye. Turacyakomeje. Ese ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa? Ninde muri Yesu utararenganywa? Abamubeshyera. Iyo ugiye kumva abantu bari abantu b'abakire bakomeye ku isi, arakwibutsa akaguye ati hari umunsi nari nabuze Nerval, mama yari umukene, akugenda kwibutsa ati bibi byari bimeze gutya, ariko twabiciyemo twembi, sibyo? Akongera akabuza, ese ni inzara? Ni bakeya batagize inzara muri iyi si. Birashoboka pe ko ushaka kuvuga ntuzamenye n'ikibazo cy'inzara, ariko nta muntu muri iyi si uzaba atababaye mu mutima ngo ababare. None se utekereza ko bari abana b'ibwami bari abaprince ba Megan n'umugabo we bagiye kuva mu gihugu cyabo baragenda, utekereza ko atari intambara yoroshye? Ntago yari inzara, ariko ntago bari bishimye, babaciye ku ngoma niko nabyita. Ariko nabo tuzi ko batasonza, hari icyababaje mu mutima. Aho se wakwibaza ngo ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni igiki ukurikije umunsi ku wundi? Ese ni iki kereka ahubwo utarahishurirwa urwo rukundo, sibyo? Aha ndi kubwira abasogongeye bakamenya iby'urwo rukundo. Turakomeje ngo cyangwa ni ukwambara ubusa? Ese ni ukwambara ubusa? Ese urashaka kwambara neza ubizi neza ko wateye ikiraka? Ese urashaka kugaragara? Ibyo byose ni ubuzima bwa hano. Uzakenera ikanzu nziza yambare mu buryo butari bwo, ariko mu kwezi kwa gatanu uzakenera indi, uzagwa mu nzira. Mu kwa karindwi uzakenera indi, mu kwa cumi uzakenera indi. Ese ibyo bigutandukanye na Kristo? Ko wumva se birendetermine bitarangira. Uzakenera iPhone nziza, uzakenera imodoka nziza, uzacabiranye, uzabeshya, uzagira gute, ariko amaherezo ibyo bizagutandukanya na Kristo. Hari message nigeze numva gitwaza abana b'urubyiruko bari kumubaza, baramubaza se nk'umuntu wagiye mu madroge akitwara nabi, finally agatekereza ko agomba gukizwa, igihe yataye bizagenda bite? Ntabwo igihe kigaruka. Gusa Imana itanga amahirwe ya kabiri, igitanga amahirwe yo kuba mu gihe cya nyuma, mu myaka ya nyuma ukayibamo neza, ariko ubaho regreta. Tiyo mbimenye kandi abantu barabimbwiye. Ubu buzima rero butuma twirukanka tugakora n'ibidakwiriye, ni ubuzima bushira. Niyo mpamvu mbaza ngo ese bugutandukanye na Kristo? Ndabeshyira kanaka mbona iki, hanyuma se kuwa gatanu uzongera ubeshye? Ni ubuzima budafite garanti, ni ubuzima budafite burendefide. Hitamo kubana na Kristo, aguha umutima wa satisfaction, akwigishe nuko bakora ibintu byose, hanyuma
ubuzima bwose ujya uvuga ngo nagendanye nawe ndi kumwe nawe. Ni ukuri njye imyaka namumenye sinigeze nicuza. Nakijijwe muri 2012 kuri Pasika, mbatizwa 2012 kuri Noheli. Iyi myaka ishize sinigeze nicuza. Ndashimira Uwiteka ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa, akampa inyota yo kumunyoterwa no kumumenya. Ese wowe ntago wagira ayo matsiko? Ndabwira umuntu nzi akahise kanje imyaka yashize, kubaho umuntu nta mubyeyi, nta nshuti, isi yaraguteye umugongo, nawe utameze neza, uri musayo y'ibyaha, ariko Kristo akakujabura akagukurayo. Turavuga ibyo twanyuzemo. Buriya ntuzatanga ubuhamya niyo ubavuga ngo watanga ubuhamya bwa Bibiliya, kereka umwuka yabukwinjijemo, ariko ujye utanga ubuhamya busa n'ubwo wanyuzemo. Nta kintu cyadutandukanya na Kristo. Ni ukwiba se? Ni ugusambana? Byose se ejo ntuzabikenera? Ndabaza, umuntu ashaka umukobwa akamureba, ibyo ashaka akabigeraho, ariko hashiramo iminota 5 agahura n'undi mukobwa nawe akamureba. Ibyo bintu urumva wabihaza? Wahaza ibyo rari? Ariko Kristo aguha umutima wo kunyurwa, ugafata ibyo ufite byaba bidahari nabwo kandi ikaguha umutima wo kwihangana. Burya Kristo ajya atanga n'imibiri yo mu ijuru ikora icyo yagenewe gukora. Tuve mu myanda, tuve mu bintu bituma dutandukana na Kristo, sibyo? Tuve mu bintu bituma twibaza ngo ese ubundi amaherezo nayahe. Nagiye nganira n'abantu benshi kambwira ngo nukuri umutima wanjye wabaga uremerewe. Wibaza ngo bizagenda bite? Ese kuki byagenze gutya? Ese yaba ari amakosa yanjye? Wowe uzakora uruhare rwawe, n'Imana ikora urwayo, ibindi uzabiharira isi, kuko iyi si ntabwo n'ubundi ushaka kuyinezeza, sibyo? Arakomeza abaza ngo cyangwa ni inkota n'urupfu tuzarucamo, kuko na Kristo yariciyemo. Bibiliya iravuga ngo kuko nta mugaragu uruta shebuja. Buriya umuntu umwe ejo yarimo ambwira, ni umupapa wanyigishije ijambo ry'Imana, yambwiye ijambo ndaryumva. Aravuga ngo ubuzima bw'abakozi b'Imana abantu barabucuritse, bazi ko ari ukugenda muri bogati, kwambara inkweto nziza ziyaga, amasaha yaga, ariko ntabwo ari icyo ngicyo. Twe twahishuriye ko atari icyo. N'ubuzima Kristo yaciyeho. Kristo yaciye mu buhe buzima? Ngo yari afite isura idakunzwe, ngo yari yanzwe, ngo yari asuzuguwe. Siko ko byagenze? Ngo isura ye ntiyari ikunzwe, yarakubiswe kugeza bavuze ngo ni Imana yamukubise. Ngo arangira avuga ngo umwana w'umuntu afite abantu bafite aho barara n'ingunzu, ariko umwana w'umuntu ntago afitara. Ese uwo muntu yari yishimye? Niba rero nta mugaragu uruta shebuja, iyi nzira Kristo yaciyemo niyo tugomba gucamo. Ni ukuri yambwiye ijambo ryiza, atari ukuntu binezeza bakishuka, bakibwira ko narara mu nzu nziza, modoka nziza, bizakuraho intambara zuwariwe, sibyo? Simvuze ngo ubu nibwo buzima mbifuriza, ariko ndagira ngo babwire ngo ntagire igituma dutandukana na Kristo. Niba byiza tumushimire, niba bibi twihangane tubicemo, ariko tutagiye kwicira inzira. Ese iki cyadutandukanya na Kristo n'urukundo rwiwe? Yarangiza avuga ngo se ni inkota. Akomeza avuga ngo kuri 36 ngo kuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira, bakuduhora, twahwanyijwe n'intama igiye kubagwa, sibyo? Ariko ndabaza ngo ni iki? Yakobo yigeze yicara avuga ati se urarwaye? Hamagara abatambyi njye icyo nkundira iyi si, abapasiteri bo kereka wenda byaje, ntabwo wabura umuntu ugusengera kandi atakwishyuje. Aravuga ati se urarwaye? Hamagara abapasiteri bagusiga amavuta bagusengere, sibyo? Katse tuharebe. Bivuga ngo solution zose zitwantuye dufite umurengezi, sibyo? Bibiliya iravuga ngo ibyo twifuza byose bimenywe n'Imana, bimenywe nayo, kuko ari we nyirabyo, kuko ari we usubiza, kuko ari we ufite igisubizo cy'ibyo bibazo byose dufite. Yakobo igice cya 5:13 aravuga ngo ninde muri mwe umunyabwenge? Aha ngaha baza kubaza iby'ubwenge.
ese ntabwo ufite, kuko ufite ubwenge Yesu ubasha kuyibamo. Aravuga ubwenge bw'ubumana, ntabwo avuga intelligence, ntavuga bwa bwenge bw'isi, kuko nabwo aravuga akavuga ngo ni ubwenge bw'inyamaswa kaba muntu. Ari nabwo Yesu yabwiye abigishwa be, aravuga ngo ab'isi ni abahanga ku ngoma yabo. Ntabwo ari ubwo bwenge turi kuvuga, bwa bundi buvuga ngo ngiyo umubeshya se tubikore gutya. Ubwo bwenge usanga nta bumana burimo, nta mpuhwe zirimo, nta muntu burimo, ubwo ntabwo ari ubwenge, sibyo? Aravuga ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso ze nziza n'imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ngo ariko niba muhorana amakimbirane, kanze ndeba ahandi tweze. Murasaba ntimusubizwe. Hari aho akomeza avuga ngo ese urarwaye, ngo hamagara abatambyi baze bakurambikeho ibiganza. Ahandi akavuga ngo ese urababaye, nasenge. Ese urishimye, ririmba. Uvuga ngo icyo uri situation yose urimo ubasha kugira icyo ukora, sibyo? Noneho Yohani waravuga ngo muri Yohani wa mbere aravuga ngo ese wacumuye. Yohani wa mbere 2:1 aravuga ngo ese wacumuye. Bivuga ngo nta hantu atatanze solution yose barayitanze. Ese wacumuye? Ngo ariko dufite umurengezi, niko avuga. Ngo ariko bana bato dufite umurengezi. Yohani ndamukunda yavuga ibintu by'abana bato, ubona ko ari umubyeyi. Aravuga ngo Yohani 1:2 haravuga ngo bana bato mbandiki ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Ahangaha ni kugira nkwereke ko hari ubuhungiro. Yakobo banje kwerekana ko nta kintu na kimwe muri isi cyakubaho ngo ubure aho uhungira. Urarwaye, hamagara abapasiteri baze bagusengera bagusiga amavuta. Urababaye, senga. Urishimye, himbaza Imana. Noneho aranavuga ngo ese ubuze ubwenge, busabe. Imana itanga, itimana irabutanga. Yohani agakomeza avuga ngo bana banje bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Ariko ahangaha icyaha tuvuge ko cyakozwe, ngo icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, uko avuga dufite umurengezi kuri data wa twese. Twaje kumva ko Kristo ahora impande yabanje mu Baroma bavuze ngo ese ninde uzarega intore z'Imana? Ni Kristo kandi yarazibambiwe, kandi ahora uburyo bwa data azisabira. Icyo ngicyo yakibajije. Noneho hano arabaza ngo dufite umurengezi kuri data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Kubera ko amaraso ya Kristo ngira ngo twinjiye mu kindi kinyejana, amaze imyaka 2000, ntabwo yigeze aba expired. Ni amaraso dukoresha abarozi, uburozi bwabo ntibudufate. Ni amaraso dukoresha imitongero ntidufate. Ni amaraso dukoresha tukijandika mu tukoga, ni nka kwa kundi ujya muri pisine ukinjira ukavabo wumva umeze neza. Araza koza ibyaha, akoza umubiri, akoza. Aravuga ngo ariko se ko dufite umurengezi harabura iki, sibyo? Kandi hari aho muri Yakobo yavuze ngo ese urababaye, senga. Bivuga ngo ikikubabaje cyari cyo cyose muri iyi si ubasha gusenga. Tugarutse cyane yavuze ngo ese azabura ate kubahana, niba yarabahanye umwana wayo azabura ate kumuha abahana n'ibindi byose. Niyo message numvishe nshaka kubahereza uyu munsi. Bigaragara ko nta hantu udafitiye ubuhungiro. Urababaye, senga. Urarushye, senga. Hari ikigiye gutandukanya na Kristo, senga. Ngo mu byose ibiriho byose mugire gute bimenywe n'Imana. Mbere yo kuva mu gitanda, ndabizi buri muntu afite ukuntu aryama, abantu bari mariye, ariko buri wese afite burya ubuzima bwe. Ashobora kubyuka mbere yo kugira avugane n'undi cyangwa ajye hanze akabanza akabwira Umwami Yesu urakoze. Cyangwa ikikuremereye ushobora no kuva mu cyumba ukajya muri saro ukabwira Umwami Yesu iki kirandemereye. Buriya nubwo abantu babana hari ubwo umuntu aba ari ikintu kimugoye adashaka kubwira mugenzi we, kibwire uwo mugabo muri kumwe, sibyo? Nako bibwira Umwami Yesu Kristo. Byose bimenywe nawe. Urababaye, usenge, ariko ntiwemere ko hagira ikintu kigutandukanya na Yesu Kristo. Ndabakunda rero mugire icyumweru cyiza, muzatangira icyumweru cy'amahoro. Uwiteka azahaze kwifuza kwanyu. Reka dusoze dusenga, twatangiye tutarasenga, ariko byose ni iby'ubwami. Nibi twavuze ni iby'ubwami Yesu Kristo. Data wa twese, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, nongeye guca bugufi nkuzamura icyubahiro. Urera kandi urakiranuka. Uruwahozeho, ururiho kandi uruzahoraho. Imitima yacu iciye bugufi kubw'ubwami bwawe, kubw'urukundo rwawe. Ni ukuri ntacyo dushobora kuvuga
cyagaragaza icyo wadukoreye, kuko ntacyo twatanze, ariko turagushimiye. Mwami ndagushimiye nkuragiza na buri muntu wese uzumva ino video. Ese arababaye, ese ararwaye, ese ari mu makuba, ese ari mu byago, Mwami Yesu Kristo akubone, umutima wabo uhure n'uwawe, kugira ngo Mwami buzure amahoro, bagirire neza, biyereke Mwami nk'uko umutima wanjye ubyifuza, uyereke buri umwe, kugira ngo Mwami babukubone ko uri igisubizo muri byose, mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibiteho, ibagirire neza. Shalom shalom.